ariko yemera guca bugufi. Aho si imodoka niyo yagendagamo koko? Iyi modoka niyo yagendagamo, nk'ubwo amafaranga yaguraga wase ugatangara. Angahe? Yaguraga amadolari 1800. Nuvanga ubwo ngubwo miliyoni hafi 2 z'amanyarwanda icyo gihe. Oya icyo gihe yari make ntiyarageze kuri miliyoni y'amanyarwanda. Imodoka perezida. Ubu ngubu amadolari 1800 harimo miliyoni 2 z'amanyarwanda wenda hafi n'igiti. Nuvanga icyo gihe byari nk'ibihumbi 900. Ibyari nka 700-900. Niyo modoka yagendagamo. Niyo modoka yagendagamo. Ari ku butegetsi. Imana muhiro ko idashira. Ari perezida. Andika mu Isengesho TV muri commentaire cyangwa Imvura TV andikemo rest in peace kabisa. Uyu mugabo we nanjye ndabona adasanzwe. Ariko si ubundi ni gurakira ubundi kucyo abantu bakunda gukira. Oya komeza udusomere turabigarukaho. Okay, noneho rero byavuze ko baravuga ngo niwe wari umuperezida wa mbere kwisi ngo akaba yapfa. Uyu mugabo yitwaga Igitangaje hari nk'umucuzi wagendaga mu ndege we yagenda muri karaka modoka. Yego. Yumva ko ntacyo byamumarira kuba mu nzu y'ibitamenwa ariko hari umuturage wa Burayi. Okay, ariko nimubaze mukore subscribe. Mukore subscribe munashayinga no nkuri ko kiraryoshye. Irimo inyigisho rwo bwa mbere mu buzima bwanjye nkozi nkuri inyigisho iryoshye cyane. Oya iyi nkuru iratangaje. None ukurikije ubundi reka mbwira ikintu tumenyereye muri kino gihugu cya Afrika. Yego. Uzabigenzura. Iyo umuperezida abaye perezida uri kubyumva akavaho. Yavaho neza yavaho nabi yapfuye n'ibiki byose. Biragoye kugira ngo wamugiyeho amutangira ubuhamya avuge ngo wakundaga abaturage. Uwamusimbuye. Bisone katana mu Rwanyago. Kandi urimo kwibona avuga ko yakundaga abaturage. Ahubwo ari undi wo muri Afrika ari kuvuga ati yewe niki nundi yari yazengereje abaturage yari ntako ati umva bamwigireho beshi. Urumva perezida wa Afrika iyi nkuru ndibona ayifata hareba umusaruro urimo ntamara kuwureba nanjye nkawufata. Uhumura nturi perezida ngo arabikora nawe byakunaniye. Ariko umwana wanjye abeshi byarabananiye umugabo niyo mpamvu yabaye nibyo umugabo niyo mpamvu ubona yabaye intwari. Iyi nkuru ndaza kuyibika nzayisomera umwana wanjye ari jyaza wa perezida. Okay, ntabwo ikishe uyu mukambwe ari iki komeza. Aha none muri komeza uvuga ari perezida. Muri 2013 byagenze gute? Muri 2013 umutungo we nibwo wiyongereye ku madolari 300. Muri 2015 yego byagenze gute? Muri 2015 uwanjye afitemo 5. Jya kuba umugore wawe harimo bangahe? Afitemo 5. Ubwo nicyo ni igisekuru cya mbere injira mu cya kabiri kirimo nacyo tubare 600 twabonetse. None uhuza nabangahe? Iyo warandenze ibitekerezo byanjye ebana mise mbona nyine nuko ntaba perezida ariko nanjye naba nkawe. Oya kukize utaba perezida? Aba perezida w'Imvura TV. Oya kubera ikize? Naba perezida se w'umudugudu w'igihugu. Ceceka aho ngaho kubera tegeko. Wowe uzuza ibisabwa ubona imikono 600 utayibyo nose we baraguye batishaka imikono 600 se ninde wayiguhukeni? Ahubwo ikibazo kiba ku perezida yahise agenda muri bya bihumbi 300 by'idolari abari byo yororamo zino nkoko ndeba ihene reba yibanira n'abaturage akayazinga ipantaro reba hano yarazinze ipantaro avuye guhinga yarazinze ipantaro navuye guhinga ariko se nose hari umurinzi ureba ahubwo kujyanye n'uburinzi inkuru nabonye nuko ngo ari ku butegetsi nta muntu wamurindaga. Ubwo se wamurinda iki? Yagiraga abadiyakone mu mutwaze ibitabo twe niko tuvuga abandi abitaba protocole. Nubwo yari afite protocole y'abantu bamutwaze ibitabo. Ariko namya ko nta n'imbunda abantu babaga bafite. Se uyu we wamushaka ngo mwice wowe washaka umuntu umunyamahoro ngo mwice ushaka ubundi umuntu yica umuntu ashaka. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo nagenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza? Nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko. Si ngombwa ko bikwicira akazi, twe turahakubereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko, nyaruka tubigufashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba se ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubigucururize. Dufite amasamba atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka, duhamagare tubigufashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye. Niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha, wibura umukiriya kandi duhari 5 ku kandi kuva mu gitondo saa 6 nimugoroba. Twe turacuruza kandi turamamaza. Yes, reka twonge tubasuhuze kandi twonge kwifuriza ibihe byiza mwese mudukurikira 5 ku kandi. Ngira ngo uko bisanzwe ni Isengesho TV ndetse n'Imvura TV muri rusange babizi ko ari ibigo bibiri n'ubundi twakomatanije imbaraga hamwe kugira tubagezeho ibyiza gusa. Rero no kuvuga ngo uyu munsi muri studio z'Imvura TV ndi umuyobozi w'Imvura TV ariko nagiriwe ubuntu bwo kongera kwakira umuyobozi w'Isengesho TV. Umeze neza?
nta ribi nta shitani. Ariko ugerageza unababwire n'izina ryawe. Yavuze ngo nta ribi nta shitani, nitwa umukozi w'Imana umuhanuzi Kenny. Urakoze cyane. Rero pastor, uyu munsi tugiye kuganira kuri uyu muperezida. Ubuhe? Umuperezida wa mbere w'umukene ku isi witabye Imana. Imana imwakire. Abantu bacyumva ngo ni umuperezida w'umukene base batekereza ko ari umuperezida wenda w'injiji, umuperezida nyine uri aho ngaho uciriritse, wenda wari ufite ibibazo runaka cyangwa se yakubiswe n'ibihano runaka arakena. Ariko ibyo abantu bari kwibaza benshi bitandukanye n'ibyo tubonye. Yego. Uyu muperezida mubonye gute? Uyu muperezida yabaye intangarugero kuko niyo mpamvu yagarutsweho n'isi yose barimo kumuvuga, kandi hari abandi bapfa isi yose ntibavuge nk'uko bari kumuvuga. Njye nta nubwo nari naramuzi. Icyatumye aba intangarugero ni iki? Nuko yicishije bugufi, yabaye nka Yesu. Oya, ntabwo yabaye nka Yesu. Yesu yari umwami ariko yemeye kugenza ibirenge. Nuvuga ngo Yesu yemeye kugenza ibirenge kandi ari umwami yafata n'indege. Yego, iby'isi byose ari ibye. Bisobanura none ko uyu muperezida nawe ubu tuvugana ndabona ari umwe mu bantu ariko yaranashaje. Yarakuze. Ikigaragara cyashaje neza. Asaje neza ntawe yanduranyije nawe. Ashobora kuba yiriraga n'amateke n'ibijumba. Uyu urabona yiberaga mu cyaro mu nkoko. Mbese yarariho ubuzima bwa giturage nyine nk'umuturage utuye isi. N'ubwo se baginga yari perezida cyangwa yabaye perezida kera, ubu nabwo yarakiri perezida. Oya, yari yaravuye ku perezida bari baramusimbuye mu mwaka wa 2010. 2010 uvuga ngo yaramaze imyaka 15 atakiri ku butegetsi. Yego. Mu gihe ari perezida si ibintu bari kumuvuga tugiye kugarukaho yarabikurikizaga koko. Yarabikurikizaga kuko abanyamakuru baramusuye, isi yose yaramusuraga, yarabikurikizaga kabisa. Dufashe tango ya kwanza mbere yuko abantu batekereza ibyo turi kuvuga cyangwa se babyumva, cyangwa se twinjirana mu kiganiro by'umwihariko cyangwa se mu buryo bwimbitse. Dufashe dusomere ibigwi byaranze uyu muperezida cyangwa se amwe mu makuru tugiye gusanga ku gihe.com. Icyo nababwira, inkuru dusanga ku Gihe iravuga ngo uwabaye perezida wa mbere w'umukene ku isi yapfuye. Yego. Wumvije ko ari ku isi yose? Ni ku isi hose niwe mukene wari uriho. Niwe wabaye umukene kandi ari perezida. Ntabwo ari ibivugwa none ahanga bavuze ko yabaye umukene ari perezida w'umukene ku isi hose. Kandi yari afite igihugu, yari afite ibintu byose ariko yemera guca bugufi. Ariko si imodoka niyo yagendagamo koko? Iyi modoka niyo yagendagamo. Nk'ubwo amafaranga yaguraga wasiga ugatangara. Angahe? Yaguraga amadolari 1800. Nuvuga ngo ubwo ngubwo miliyoni hafi 2 z'amanyarwanda icyo gihe. Oya, icyo gihe yari make ntiyarageze kuri miliyoni y'amanyarwanda. Imodoka perezida. Ubu ngubu amadolari 1800 arimo miliyoni 2 z'amanyarwanda, wenda hafi n'igice. Nuvuga icyo gihe byari nk'ibihumbi 900. Ibyari nka 700-900. Niyo modoka yagenderagamo. Niyo modoka yagendagamo. Ari ku butegetsi. Imana muhiro ko idashira. Ari perezida. Andika mu Isengesho TV muri commentaire cyangwa Imvura TV andike mo rest in peace kabisa. Uyu mugabo we nanjye ndabona adasanzwe. Ariko se ubundi ni gurakira, ubundi kuki abantu bakunda gukira. Oya, komeza udusomere turabigarukaho. Okay, noneho rero byavuze ko baravuga ngo niwe wari umuperezida wa mbere ku isi ngo akaba yapfuye. Uyu mugabo yitwaga Jose Mugisha. Niko byanditse. Ngo wayoboye Irigwe imyaka 5 kuva muri 2010, yitabye Imana ku myaka 89 y'ubukure. Niwe muntu wayoboye igihugu ariko wafatwaga nk'umukene inyuma y'abandi bose bijyanye n'ubuzima bworoheje yabayeho. Komeza. Wumvise ko yabaye perezida mu mwaka wa 2010 amara imyaka 5. Ni ukuvuga yavuye ku 2015. Hashize imyaka 10 aribwo avuyeho. Ubwo hashize imyaka 10 aribwo avuyeho. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe n'uwamusimbuye perezida Yamadu Orisi. Yego. Abinyujije kuri X, perezida Orisi yagize ati: turagushimira kuri buri kimwe waduhaye ndetse tuzirikana urukundo wakundaga abaturage. No kuvuga ubukene bwe no kwikenesha byari urukundo akunda abaturage. No kuvuga yumvaga ntacyo bimumariye kugira indege ariko hari umukene ugendesha ibirenge. Igitangaje rero hari nk'umucuzi wagendaga mu ndege we agenda muri karaka modoka. Yego, yumvaga ko ntacyo byamumarira kuba mu nzu y'ibitamenwa ariko hari umuturage wa Burayi. Okay, ariko nimubaze mukore subscribe. Mukore subscribe munashare ingino nkuri kuko iraryoshye. Irimo inyigisho bwo bwa mbere mu buzima bwanjye nkozi nkuri inyigisho iryoshye cyane. Oya, iyi nkuru iratangaje. None ukurikije ubundi reka mbwira ikintu tumenyereye muri kino gihugu cya Afrika. Yego. Uzabigenzura. Iyo umuperezida abaye perezida uri kubyumva akavaho, yavaho neza yavaho nabi, yapfuye n'ibiki byose, biragoye kugira ngo wamugiyeho mutangira ubuhamya avuge ngo wakundaga abaturage. Uwamusimbuye bisoneka atana murwanyaga. Kandi urimo kwibona avuga ko yakundaga abaturage.
ahubwo ari undi wo muri Afurika ari kuvuga ati yewe n'iki n'undi yari yazengereje abaturage yari ntako bamwigireho benshi urumva perezida wa Afurika iyi nkuru ndibo nayifata hareba umusaruro urimo namara kuwureba nanjye nkawufata uhumura nturi perezida ngo urabikora nawe byakunaniye ariko umwana wanjye abenshi byarabananiye umugabo niyo mpamvu yabaye nibyo umugabo niyo mpamvu ubona yabaye intwari iyi nkuru ndaza kuyibika nzayisomera umwana wanjye yarigeze azaba perezida ntabwo ikishe uyu mukambwe ari iki komeza none inkuru ikomeza ivuga ngo ntabwo ikishe uyu mukambwe waruzwi ku izina rya Pepe kiratangazwa ariko yari amaze igihe arwaye kanseri y'umuhogo ariko tugaruke ku mana nka uri pasiteri yego nk'imana ifashe umuntu nk'uyu nguyu igatuma arwara kanseri uri imana nawe hari ingaruka ku mana nkabona nayo hari igihe irengera ntabwo ibiba byose ku bantu ari imana ibiteza none se ubu ngubu ntiyashyiramo n'imiyaga ntiyashobora se gukuraho ikibazo nk'icyo ngicyo ku muntu nk'uyu mwiza none si imyaka 80 agize abayigeza ni bangahe hari icyo itakoze koko wasanga izo nzira yanyujemo mu kumucyura kugira ngo wenda ajye kwiberaho mu buzima urumva iby'imana yo ibyo ikora uko ishaka barabyandika muri komenti wenda barabitubwira muri komantere komeza noneho ngo bijyanye no kubaho mu buryo budahambaye yarwanyije ibijyanye no gusesagura cyane ndetse akora amavugurura menshi ajyanye n'imibereho y'abaturage niwe muyobozi watumye Irigwe iba igihugu cya mbere yari perezida wa Irigwe yari perezida wa Irigwe yari perezida wa Irigwe Irigwe ni igihugu gikomeye ngo niwe watumye perezida wa mbere watumye Irigwe iba igihugu cya mbere gishyizeho amategeko yemera ikoreshwa ry'urumogi niwe wabikoze se urumva ubundi si urumogi niwe muyobozi watumye erega mani reka mubwire abaperezida barategura ariko rero nubwo ari mwiza nawe ariko urumva hari ibintu urumogi none si urumogi ni umuti urumogi we nturunywa uyu nguyu Moses aramufana ariko reka mubaze nk'urumogi ni Moise ariko bari urumogi no gutingana n'iki kibi ni ugutingana none se buriya waba waranze gufunga Moise kuko yatinganye ukamufungira urumogi ngira ngo biterwa n'amategeko ariko kuri njyewe gutingana nibyo bibi tubirenze ingohe none se urumva ikiba ari ikihe niwe muyobozi watumye urumogi niwe muyobozi watumye Irigwe watumye amategeko iba igihugu cya mbere gishyizeho amategeko yemera ikoreshwa ry'urumogi bituma aba ikirangirire ku isi mu biki mu mwihariko muri Amerika y'Amajyepfo yego ni ukuvuga ngo Irigwe si imenyekana ku bw'urwo rumogi yavuze ati mujye mwinywera urumogi rega ubundi urumogi abarasta bamukundaga ntago nabwira abantu ngo banywe urumogi kuko ndi umukozi w'Imana ni rubi harya uyu muperezida asubira inyuma turi ifoto harya afite dread uyu muntu nta dread afite ariko ni umurasta uyu musaza yari rasta kabisa niyo mpamvu yari akunzwe yakoraga buriya abarasta bafite buriya ngenzi bera n'umurasta aho kugira ngo njye mu bintu by'amatorero nzigira mu idini rya rasta idini rya rasta se ni irihe umuntu yanarishaka twaze yavuze ko ari idini ry'ikuzimu wowe uzajya mu idini ry'ikuzimu ry'ikuzimu haba ari heza kuko bagira umutima mwiza abarasta ndabasuhuje mujye mu abafana b'isengesho TV n'imvura TV abarasta ni abantu bagira umutima kabisa urumva nk'iyi myitwarire ye tuyizi ku barasta benshi ariko rero ngiye hari ikintu kinyobera abarasta ubundi bo batubwiye kuko wa mugani bigenda biti namwe ni idini ry'ikuzimu ntabwo ari ryo none se nimba hari umurasta wari arwanira mu muhanda wari wabona umurasta ari kurwanira mu muhanda wari wabona se basi yasinze adandabirana mu nzira umva noneho uyu mugabo uretse tukiri aho wari wabona yasinze adandabirana mu nzira rasta ariko mbona agenda bagenda wari wabona bafashe umujura w'umurasta none se abo bantu nimba ari abanyamahoro bakaba ari ikuzimu ubwo si sawa ikuzimu ni habi ubwo rero sabe ikuzimu nabo mu ijuru oya mu ijuru se nabo mu ijuru mujye mubyemera mugafatana mu mashyire abarasta ni urumogi wenda nicyo kintu bamuvuga babashyiraho cyane ese urwo rumogi ruvaye ku Rwanda rutemera urumogi bakaba batanaruhinga ubundi ruvaye rucuruzwa mu Rwanda ntibavuze ngo baruhinga baranabivuze baranabyemeza niba baruhinga ariko ntabwo rucuruzwa inaha urumogi ni icyaha ku mategeko y'abantu wenda ariko ku mana ushobora gusanga nta kibazo wangiye ikibazo mfite abarunywa barukuraye bararugura
Moses ntabwo wumvise ko aruvana muri Kenya se ariko yavuze ko atari urumogi numvise avuga ngo niba ari agaki sinzi ibyiciro yagiye arushyira ariko uriya mugabo buryo yaburanaga nawe atari kwinyuramo ahubwo wagira ngo bamufashe yarunyweye yaracangakiwe n'ibyo bihemba Imana cyangwa bamufashe yarunyweye none se yarunyweye ari kuva muri burigade akajya kurana none yarunyweye bararumuhase rega uzi ko ushobora kunywa urumogi nk'umwaka ahubwo wenda none umurimo rumugaruka ariko none mbona ikintu leta yari ikwiye gukora niba urumogi urunywa rukaba rwakumaramo umwaka bagenzura igihe rukumaramo bari bakwiye kumufata mbere yo kumujyana kuburana bakabanza kumumarana icyo gihe rukabanza rukamushyira ibyo ngibyo byarabisobanuye bwa mbere baramurekura ubwa kabiri bararumufatana none nabonye ari kurushinja polisi urumogi mushinja n'urw'abapolisi abapolisi b'u Rwanda se bahe ashatse kuva bagire kubwo bamufashe bakarumushyiramo ngo ni urw'abapolisi ni urwo bazanye se urumogi mwamburanye n'urwa polisi murambaza iki ariko rero tujye twemera buriya na Bibiliya bivuga ingaruka z'icyaha n'urupfu kandi zira nizo nzira ziyobora umuntu mu rupfu buriya muyize bira byo gufungwa buriya leta ni umukozi w'Imana ukomeye buriya utagira bira by'ubutinganyi byose yajyagamo akigaragura akajya avuga ibyo avuga agahindura ibitsina byose buri Imana yarabirebaga akibwira ko ahwanye nayo ni buriya buryo rero mu kubita ibinyawo mpamvu ubona atabona n'imbaraga zo kwiburanira umuntu wavuze ko yanga Kagame n'inkotanyi nyine nabo kubivuga buriya kubivuga Satani yakoreye niyo yari kumuhemba nyiri igaragura karimi kiravuga ati yo abantu mudukurikirana kabisa ku insengesho n'imvura mwange Satani pupu Satani we turakwanze mu izina rya Yesu umugoma aragatsindwa nzinzi yarabivuze nari nyugusomera uyu muperezida niyo nkuru twari turiho yiberaga mu nzu oya hari ahantu nabonye ahangaha ariko hano turakomeza n'uraba bavuga ngo yiberaga mu nzu idashamaje yiberaga mu nzu idashamaje ngibi hano yiberaga mu nzu idashamaje ahubwo rero hari ikintu utazi uyu muperezida ku ngoma y'ubwo yari yariyemeye dore ni ahangaha ku ngoma ye yari yariyemeje gutanga hafi 90% by'umushahara we akabiha abababaye ndetse n'abafite ibigo bikizamuka akavuga ati ndabona wowe imvura TV itarazamuka nkuguriye televiziyo nkuguriye kamera nkuguriye televiziyo ariko abadukurikiye bazadufashije tukadukora ibiganiro habona ku karubanda ibi bintu amafaranga bazayakoze iki batugurire kamera ntibaduha amafaranga urumva ninde mu perezida wundi urabikora ibyo bintu vuga uti ngiye miliyoni 10 mpembwa ndafataho 90 nziha abakene ubundi 10 nizo nzajya ntwara ngaburira abana niyo mpamvu disi yari umukene niyo mpamvu yari umukene ako mwana ukene ukabana n'abantu ukene ukabana n'abantu neza hari ikibazo nabonye ka makeri yagendagamo niyo mpamvu yagendaga mu modoka 900 yagendaga mu modoka 900 kumbe yabaga yatanze amafaranga yagura Brabus cyane ngo yibere izindi z'abaperezida bagendamo bakigenda muri gikeri kumbe izindi yazihaye we yarazitangaga akazi bahaye yarabwata abaturage banjye ngomba kuba nkabo nkananabana nabahubwo nubwo yaba yarakoze ibyaho muri Imana yamwe ijuru yagize icyo amarira abaturage Imana yaremye iby'ijuru byo ni ibindi mwana ntukabyitiranye dukomeze ngo yiberaga mu nzu idashamaje mu mirima ye yari yaritaruye umurwa mukuru wa Irigwe Montevideo yanga kuba mu nzu zateganyirijwe abaperezida nukuvuga ngo yaragiye aravuga ati ngiye ngomba kujya kwibera mu mirima n'inkoko n'urutoki navuye icyo gihe yari perezida asabikora yari perezida waravuze ati inzu za leta ama etage n'ibikira amajana n'amapisine navuga ati ibyo ngibyo mu bitegereza abandi bazaza yenda kwibanira n'abaturage tugasangira urwagwa niba yararunywaga inkamura urayizi inkamura tukenga ibitoki yapfa tugasurana umwana yabatizwa nka cyewe ndashaka kubana namwe nkuko usanga perezida afite abanzi buri uyu muntu afite umuntu umurwanya si umuntu nk'uyu wamurwanya koko afite abanzi shingiye kukisubwo ntozi wamurwanya ujya kumwaka ibitoki se umwamburite ujya kumwambura urwo gwagwa ntozi wabwurinda ubimwaka ahubwo bahuraga iyo baza kubimusaba kuko ntiyari kugira ibitoki bibiri hari umuntu udafite na kimwe uyu nguyu ni wamurwanya batagira ubwenge ese hari umuntu wamurwanya kuko biri kose abaturage bayiriguye bashobora kuba nawe bamuzi bazi neza umumaro yabagiriye mva ngo icyo gihe yatwaraga imodoka ihendutse ya Volkswagen Betel yakozwe muri 1987 1987 yego ngo ndetse ubwo muri 2010
yatangazaga umutungo yavuze ko ariyo ihenze. Yatangazaga umutungo we. Yego, yavuga ko ariyo modoka ihenze. Yego, mu mitungo yari afite. Icyo gihe yari ifite agaciro k'1,800 y'amadolari. Niya 900 y'amanyarwanda. Yandi twavugaga 2010 ahubwo 900 ni. Nta nubwo ageraho kuko idolari shobora kuba ryari nko ku 150 cyangwa 100. Ari perezida we. Ari perezida. Muri 2013 byagenze gute? Muri 2013 umutungo we nibwo wiyongereye ku madolari 322 n'ibice 883 bigizwemo uruhare no gushyiramo imitungo y'umugore we. Ni ukuvuga ntabwo ari n'ibihumbi ahubwo ibyo ngibyo ubanza 322 by'idolari niyo mafaranga yinjizaga ku kwezi. Aya mafaranga akigenda mu modoka y'igihumbi kimwe. Yego, niyo mafaranga yinjizaga, kandi aya mafaranga ntabwo ari yavaga mu mishahara ye wa leta. Aya mafaranga yavaga muri bizinesi z'umugore agateranyaho na rya 10% bikabyara 300. Rya 10% ahubwo bya 90%. 90% yabihaga abaturage. Iyo ngo yasigaranaga 10%. 10% akaiteranya ku 3220. Yego, by'umugore yakoreraga. Urumva ibyo byose umugore yakoraga ubucuruzi. None iyo mitungo byagendaga gute rero? Iyo mitungo nyine niyo bari batunze. Subira inyuma bikomeze abantu tubimenye. Urumva ahangaha aravuga ngo gushyiramo n'imitungo y'umugore. Muri 2015 yego byagenze gute? Muri 2015 apfa ku butegetsi umutungo we wabarirwaga mu bihumbi 300 by'idolari. Faranga make cyane. Aya ngaya umutungo yaratunze muri rusange. Name yabayafite ubwo no mu Rwanda ahubwo n'umucuruzi abayafite cyane n'uwi Burundi arayafite. Oya n'umuntu ucuruza iduka yanga yarayafite. Mateus niwo mutungo yaratunze. Niwo muperezida yavuga ku butegetsi. Yavuye ku butegetsi ari umutungo ukomeye afite. Perezida wa Afurika ngo urebye nka Kabila noza ni Kabila warabayoboraga Kongo urebye nk'ibintu afite. Bivuge ko uyu muperezida uziko nyano ngo bavuga ngo Gatanga aho yita Gatanga Gapira ngo afite ubutaka ngo bunini cyane bwenda kungana n'u Rwanda. Ndamubona Kabila afite ibintu bya danje. Anavugwa ko ari umwe mu bantu bakize cyane mu rwego rwa Afurika. Hari abandi baperezida bavuyeho nabahe muri Afurika. Bavuyeho gute? Batakira abaperezida. Harimo n'abapfuye na ba Gaddafi bose baragiye. Bari bafite nawe imitungo. Ariko uyu we yararenze Gaddafi. Oya uyu nguyu urumva niwe wa mbere ku isi. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ntiyigeze asahura igihugu. Nta muntu yibye kugeza ubwo yavuye ku butegetsi ahubwo afite umutungo uri munsi y'uwo yaratunze ajya kuba perezida cyane. Niyo mpamvu yarakeriye. Ariko disi ntabwo ari ugukena yakeneshejwe n'abaturage be yitangiraga. Nta nubwo ahubwo ibingibi. Ariko njyewe ndabona ubari nabwo bukire bwa mbere ahubwo. Ubundi urebye nibwo bugitewuri wayibonye imodoka agenda. Siko nta na stroke yari kugira uyu mugabo. Yahigira ateze. Rimwe yigeze kugira gute rero? Rimwe yigeze kugira gute? Uyu mugabo se? Ngo rimwe yigeze kugira ati ntabwo ari nge. Subira inyuma gato yandi kureba. Hamwe nyuma yuko umushahara we dusanze ari 300 y'idolari. Sorry, umutungo yaratunze muri rusange akiva ku butegetsi. Yakunze kubigenza gute? Yakunze kugaragaza ko ubukire bwa mbere ari ukwishyira ukizana no kuba mu mahoro aho kwigiriraho aho kwigwizaho imitungo. Uyu warakubise uyu mugabo. Umutungo wa mbere ni ukubaho mu mahoro. Tumusabiye ijoro. Ngenda ari musabiye. Je naryo musabiye. Kubera iki? Ushingiye kuki? Ntago nshinzwe kuri musabira. Ubwo n'ubugugu uyu mugabo nta ntuze nshinzwe kumusabira ijoro. Nturi umunyamasengesho se pase nashinzwe gusengera abantu. Nuko nsabira n'abapfuye se. Sinjya nsengera abapfuye. Ntabwo umuntu wapfuye ntabwo umuntu agutumye ngo usengere umuntu se kwirimba ni wawe. Ntawe nasengera. Ntajya kumuherekeza cyokora. Nasengera abakiri. Ntasengera bariho. Ntasengera wapfuye se. None birabadusenga baba batubeshya ngo mana ngo mwakire ngo doraraje. Biranukubaca. Imwakire se kwijuru umuntu arikorera kiriho. Niyo umuntu yapfuye byarangiye nta nukugera jugunye. Cyane bakababeshye mwana. Ye bababeshyeye. Natwe nuko twasomye ibitabo tukamenya. Rimwe yaje kubigenza gute rero? Haravuga ngo rimwe yigeze kugira ati ntabwo ari nge mu perezida wa mbere ukennye. Abakennye ni babandi bahora bashaka kubaho ubuzima
buhenze kandi bahora bashaka ibyisumbuyeho nibo bakene. Ni ukuvuga we yari afite ikintu cyo bita kunyurwa. Yari yarateguye uyu mugabo, yari yarateguye. Se mwana tuzabona abandi baperezida nk'uyu. Yari yarateguye, barahari benshi cyane. Kandi ntawe nzi. Ari wagenda mu mihanda y'i Kigali. Harimo iki? Ari wajya kwivuza ngo akubwiye ati mituweli yawe nubwo bya 200,000 dore ishyura 400 ibiceri. Nzi byo si bisanzwe nyine. Ntabwo bisanzwe musaza ajya wemera. Wari wajya muri stade Amahoro. Ndayibona. Wari wagenda uvuye Remera za Kanombe gutyo ukagenda ukagera wenda Kacyiru muri mihanda ngo urebe. Biriya se ni ukubera iki bimeze kuriya? Uzi ko buriya Kagame ngemba mbona kinasigaje ari ukubakira abamotari, abanyonzi, urumva abantu nyine abantu nyine kubaka bitugora. Ubona ko ikigali ubaka inzu bakayisenya kubera kuri guteza akajagari. Ariko ngemba mbona inzu ziri kubakwa reba za mu cyaha hafi ahantu hose zabanyahara mu Busanza ahantu hari kubakwa amazu. Musaza biraza kurangira baduhaye amazu. Bande bayabaza. Ya papa. Ndakubwiza ukuri Izex wacu azasaza nk'uyu musaza. Arabacungira umutekano. Byonyine umutekano nk'uyu mugabo nk'uko abivuze, umutekano wonyine urengeje ibindi byose nk'uyu musaza nk'uko abivuze. Atabatekereza ko ari abakire, abatekereza ko ndi umukene wa mbere. Ahubwo ninjye mukire wa mbere kubera ko bo bakennye mu mutwe. Ngewe ndanyuzwe kandi ntago murampangayikishije ngo ejo ngo bizagenda gute. Uyu musaza ndabona adasanzwe. Kandi ubona ko yarakomeye. Arashaje Imana mwaye kuramba no kurama. Nundi bihembo by'Imana yabiriyo. We. Ejo bundi. Ejo nahoze ndeba kwa Putin yari bari bafite kwiziheza ngo imyaka bamaze batsinze intambara. Barwanaga ya kabiri isi mu Burusiya. Ibona ukabona umuperezida yaje yikwinjiza byatariye bana n'abamuherekeje ukabona ibisasu n'ibibombe mu kirere ukabona ibintu byakomeye bya hatari. Bigize Imana y'iduniya. Bagana abantu. Nabonye umuperezida wa Afrika bita ni Theodora. Nkabona nawe cyangwa perezida kweri. Ariko ikigaragara cyo ikigaragara cyo buriya hari buri wese abafite uburyo akoramo kataziwe. Ariko ndabona uyu musaza yarabarushije benshi. Uyu musaza nta wamuvugaho iki? Igitangaje se kamenyekanye cyane nuko apfuye. Oya nubundi yarazwi inkuru ngene narayibonye kandi nyibona kiriho. Bavuga ko ari umuperezida w'umukene. Yo mpamvu isengesho bura nanjye bana ngomba kubakurikira cyane. Inkuru nge nari nyizi perezida warigwa imyaka. Uzikoraho se? Oya ntago nayikoze icyo gihe nari umunyeshuri ntago nari mfite umwanya. Ngira ngo yarakiri perezida. Uyu musaza hashize igihe imyaka 10 ishize. Imyaka 10. Bivuga ngo akiva ku perezida yahise agenda muri bya 300,000 by'idolari. Aba ari byo yororamo zino nkoko ndeba ihene. Yibanira n'abaturage akayazinga ipantaro. Reba hano yarazinze ipantaro avuye guhinga. Yazinze ipantaro navuye guhinga ariko se. Nose hari umurinzi ureba. Ahubwo ukijyanye n'uburinzi. Inkuru nabonye nuko ngo ari ku butegetsi nta muntu wamurindaga. Ubwo se wamurinda iki? Yagiraga abadiyakone bamutwaza ibitabo twe niko tuvuga. Abandi babitaba protocol. Bivuga ngo yari afite protocol y'abantu bamutwaza ibitabo. Ariko namya ko nta n'imbunda abantu babaga bafite. Se uyu we wamushaka ngo mwice, wowe washaka umuntu w'umunyamahoro ngo mwice ushaka. Ubundi umuntu yica umuntu ashaka amahoro. Cyangwa wa mwanzi ari ukumugambanira. Se wamwangira iki koko? Ariko ako kamodoka kiwe yagendagamo. Reba. Ariko ari n'umusitari reba kwifa imeze. Ari umusitari umusaza nubwo wenda atabonaga ibifaranga byinshi ariko yaryaga isi mu kinyabupfura. Urumva waba agomba kwifataza nyine agafata selfie nyine. Agafata selfie ku modoka ya Gikeri y'ibihumbi 200. Ahubwo bano bose bari kumwe nawe bano. None gitangaje reba iyo foto y'ubona iciriritse ariko inyuma yereba ingagari zihari. Barazirazo zavuga iki perezida kiradusebye. Ariko mwana ariko barabifiyinga. Barabifininga uko akoze ibintu kwisi bitigeze bikorwa n'umuntu. Nese umvishe ko bamushimiye. Nanjye namuha igihembo. Abonye yizingiye ipantaro nta bintu byinshi. Reba inkoko inyuma ye inkoko. Kumwana ariko bashatse ahantu tworora inkoko. Twashatse ahantu tujya korora inkoko. 300,000 se by'idolari. Oya niyo twakoresha ibumbisha. Abakunzi bacu bisengesho TV n'Imvura TV bakeneye amashusho niyo makuru mfite. Kamera iraje babona amashusho. Hari umuntu muri Canada avuze ngo azatukorera ubuvugi ariko niba uri muri Canada agira icyo ukora uzakibutsa Imana ujye uniyemera ariko ujye uvuga ko hari umurimo mwiza wakoze ube nk'uyu umuperezida. Nta nubwo ihenda kamera umuntu umwe yayigura miliyoni nk'ebyiri ubwo se ibihumbi 2 by'idolari byazikora. Ibihumbi 2 by'idolari. Ikibazo ari ibihumbi 2 by'idolari kubivuga ku munwa biroroshye ariko ku muntu utema ibiti muri Canada
ngo biba bikomeye. Ntabwo bikomeye mwana, abantu bari i Burayi ni i Burayi. Ariko nanone cyitwa kugira ngo uharanire kuvugwa neza muri iyi si no kugira neza, mujye mugerageza. So bibonye se nyine uyu warandenze ibitekerezo byanjye abantu mise mbona nyine nuko ntaba perezida ariko nanjye naba nkawe. Oya kuki se utaba perezida? Naba perezida w'Imvura TV. Oya kubera iki se? Naba perezida se w'umudugudu w'igihugu. Ceceka aho ngaho. Kubera iki se? Ibisabwa se n'ubyujuje muri 2010 uzatanga. Nta muntu wa perezida shayi wabo baba baramuteguye utagira no gupfa kuza uri perezida gusa. Amuteguye se gute? Bamutegurira ariko umuntu uzayobora iki gihugu cyacu azwi. Kugira ngo umuntu uzapfa kuza gutyo gusa ngo azwi nandese. Azwi ntabyo shabyo. Ose ubona tutajya mu matora. Ubu wowe iwawe mu rugo. Iwawe ariko mu matora none se mu matora abonye abantu bose bajyayo. Hari utaratoye. Nyine mu oya bajya kwiyamaza zose ngo bagiye gutorwa. Uza uri umwana wo muri Nyaruguru wanjye ari mu nka. Ariko ujuje ibisabwa wese baramwemereye. Icyo iyo bavuga ngo gutanga kandidatire zimwe zikemererwa izindi zikanga biba bishatse kuvuga. Iyo zanze uba umutujuje ibisabwa. Nyine kutuzuza ibisabwa no kuba nyine uro kwa ngofero nabyo birimo. Oya kwa ngofero byo mu Rwanda ntibihaba. Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Wowe uzuza ibisabwa ubona imikono 600 utaye ibyo nose we baragwe batishaka. Imikono 600 se ninde wayiguhukennye? Ahubwo ikibazo nuko bagiye bafata n'abantu bapfuye bakabasinyisha. Usibye nicyo ubundi kintu cya mbere kugira ngo ubone inshuti urabizi muri isi inshuti kugira inshuti ubwabyo ni ibintu bihenda. Bigusaba kuba ufite utunze usangira n'abantu waba udafite ibyo usangira n'abantu iyo mikono ukazayibona. Wayibona. Oya biragoye. Niyo mpamvu bigora, niyo mpamvu ubona abantu baba ari bakeya. Se mu muryango harimo abantu bangahe? Abantu bangahe se ubwo mvuga mbaza ngo mpuza n'abangahe? Oya. None uhera ku wawe. Ufitemo bangahe? Uwanjye ufitemo 5. Jya ku umugore wawe harimo bangahe? Afitemo 5. Ubwo nicyo ni igisekuru cya mbere injira mu cya kabiri kirimo. Nacyo tubare 600 twabonetse. None uhuza n'abangahe? Iyo byageze ku nyungu murahuza mwana. Ugiye kuba perezida. Nta nutagusinya. Iyo byageze ku nyungu murahuza. Nuwakuroza urwaye avati Imana afasha. Use washwanye n'umugore wawe haduya kinjira wa murwanya wenyine muramufatikanya ibyanyu bikaba. Aca mwidirya nkasiga afunze umugore agapfira. Kubera ko ari umwanzi wanyu twashwanye. Iyo byageze ku nyungu murafatinya kanyamwana. Murafatanya. Wow, nkuko bisanzwe nitwa PC Sibomana Anatole. Nandi kumwe na Pastor Kenny umuyobozi w'isengesho TV. Ahangani kumbura TV ndetse n'isengesho TV. Murumva rero neza ko turi kugira tubiryoshya ibintu. Ni fresh. Byari biryoshye kabisa. Ariko Pastor koko nk'umuntu udakora subscribe ngajya ahora ahangaha. Buriya hari umunezero afite. Zamusengera. Bakajya kwirirwa bareba ba DJ Brian yabageni bakareba ibintu bidafite agaciro. Basabe. Ubundi twego turi kubateganyiriza ibintu bikomeye ku buryo nta kindi kinyamakuru muzareba mu minsi iri imbere. Zajya mureba ibyacu gusa. Ahubwo usibye no kugira ikindi bareba. Ahubwo ku buryo bazanabyibagirwa. Kandi baranababeshya twe tubabwiza ukuri. Ikirenze kw'ibyo turasenga. Cyane. Turasenga dufite Imana. Mbere yuko dukomeza tubanje kubashimira kubw'urukundo mutugaragariza aho mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu byiza tubagezaho. Bityo natwe twahisemo kubashimira. Ishimwe natwe tubashimiye ni ukubarangira ino mari nziza cyane kandi idahenze ku mafaranga make cyane. Ukimara kugura ahangaha urabubitsa ubutunzi bwawe bwiza cyane ahatavogerwa muri iyi si. Amafaranga make cyane ugahita ugura Kicukiro. Aha hantu harimo ibibanza bigeze kuri 4, harimo amakadastere 2 ndetse harimo n'indi ya 3, hakabamo amanegisi meza cyane. Buri anegisi ifite ibyumba 2 na salo ndetse n'igikoni na dushe na toilette, kandi ibyo byombi bikaba bikoreye amasuku bimeze neza cyane. Aha ni Kicukiro neza imbere ya Mount Kigali ahahoze Mount Kenya, haruguru ya Sport View Hotel gatoya ntuhita ubona ibyo bibanza birimo amazu meza. Ni ibibanza bigeze kuri 4. Umve ko ari ahantu heza cyane kandi hagari hataguhenze habe na gatoya. Kibanza cyakigura $200,000. Urumva ibibanza 4 ni hafi $800,000, ariko twe turashaka amafaranga atarenga muri 1/2 cy'ayo mafaranga. Ni ahantu heza haguru habike cyangwa se uhatura kubera ko n'ubu ngubu hinjiza amafaranga menshi. Iyo uhagaze kuri umutungo utimukanwa ugiye kuba uwawe wawitegeye Kigali yose, aho werekeza amaso gaye tureba Kanombe yose mu kibuga cy'indege, kareba Remera yose muri Stade Amahoro, Kigali Arena Regional, Nyamirambo yose ukazengurutsa amaso yawe umujyi wose wa Kigali, aho ngaho kandi wicariye mu rugo iwawe. Ni ahantu heza cyane ndagushimira. Ndabakunda cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda z'isheni yanyu mukunda muri benshi cyane.